Turi kumwe kandi n'umuyobozi wa MFM mu itorero rya Kimisagara intara y'Ivugabutumwa mu Kigali. Niwe muyobozi waje uyoboye bano bagore n'abakobwa nkuko mumaze kwibona mu mwanya utambutse, twari turi kumwe n'umukuru w'itorero waje uyoboye delegation muri rusange. Umuyobozi wa MFM yitwa Ayinkamiye Bertrida. Turakwakiriye Imana igumugisha. Murakoze cyane. Murakoze. Mu rugendo rutabaye ruto cyane ariko nanone atari runini cyane kuva i Kigali kugera hano mu gihugu cy'Ubugande. Nkuko nabajije n'umuyobozi wakubanjirije, n'urugendo rwabaye urwa mbere mu itorero rya Kimisagara, aho ikiciro kiva mu gihugu kikajya kuvuga ubutumwa mu kindi gihugu. Mbere na mbere wabyakiriye gute? Bwa mbere ndabanza gushima Imana. Ntekereza ko kuba twaraje ari gahunda y'Imana. Ntago Imana idutoranya ngo tuze nka MFM ya Kimisagara. Ntago ari ubukirisitu bwinshi dufite, ntago ari uko tuzi kuririmba cyane ku rwego rwo hejuru kurenza abandi. Birashoboka ko yari butoranye n'abandi. Rero muri gahunda yayo, iyo ifite impamvu, ndayishimira ko yadutoranije. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Murakoze. Dusangiza ku rugendo rwagenze gute? Rero urugendo bwo twabonye kugira neza kw'Imana, kandi twari twabisengeye tubyereka Imana ngo izabane natwe. Gusa reka mbanze nshimire cyane mbikuye ku mutima abagore n'abakobwa bagize itorero rya Kimisagara. Ni abantu b'Imana, kuko gufata uru rugendo turumenya nta gihe kinini cyari gishize. Urumva twamenye habura nk'ibyumweru nka 3, ariko baritanze bakora amarepetisiyo bibavuna, kandi repetisiyo twazikoraga mu mugoroba saa 12 kugeza saa 2. Ababyeyi bakitanga baraboneka, noneho baranaboneka, bishyura amatike kuva mu rugo bitoroshye, kuhava ari kuwa nyuma ntago byari byoroshye, ariko twaje turi abagore bagera muri 47. Urumva rero ndabashimira pe, mbakuye ku mutima, ndabakunda. Murakoze cyane. Tumaze kwambuka umupaka imvura yaratunyagiye cyane. Iramvura ni cyo cyigisho yabaratanze mu byerekeranye n'ivugabutumwa, ko tugeze ahangaha twahinduye kirima twageze mu kindi gihugu. Wabibonye? Ahubwo ikinejeje kurutaho, abaho batubwiye ko imvura itaherukaga kugwa, ahubwo twaje uwo munsi imvura ikagwa. Icyambere wari umugisha. Wari umugisha, cyari igihamya cy'uko ibyo tugiyemo umwuka w'Imana ari kumwe natwe. Twabonye ko nyine Imana uko byagenda kose iri kumwe natwe, kandi dushyigikiye, nubwo kandi twanyagiwe. Nta kibazo twagize. Ikibazo twagize, twari dukomeye, twaraje turaryama, batwakiriye neza, tubona aho turyama, turasinzira, imbeho irashira. Rero rwose Imana yarakoze, kuko yaboteguye ko no muri urwo rugendo tubonamo imvura, kandi twabonye Imana. Tangariza abazareba kino kiganiro, abo wazanye bose uyoboye bameze neza, baramahoro? Bameze neza. Urumva guteranya abantu barenga nka 50 n'abo twasanze bari bahari, ukabafata ukabateranya, dukurikije ibyo twariye nta kibazo byatugizeho ingaruka n'imwe. Wari uzi ko twaje dufite n'abarwayi ariko bahise bakira, akabeho katuguye neza 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 cyane. Rero rwose umva turashima Imana, nta kibazo na kimwe twigeze tugirira ahangaha, turi amahoro cyane. Umva wakwifuza kuzagaruka ahangaha uyoboye none abagore nk'aba? Ahubwo ndashaka abarenza, kubera ko ahantu twageze hakeneye umurimo. Buriyo turi i Kigali, turi iriya mu Rwanda, ububona ushobora no gutekereza uti umurimo wararangiye nk'uko abandi bajya babivuga, ariko uyu munsi nibwo nabonye ko Yesu ari hafi kuza, ariko ntago ari bugufi cyane nk'uko nabitekereza. Duha amakuru none dusangize uko umurimo wawubonye ahangaha, n'icyo ubona wabwira abandi
baba bafite umutima wo ko batera inkunga umurimo w'Imana. ndasaba umuntu wese wumva ahatwa n'umwuka w'Imana rwose ko yakura amaso aho yarari mu mijyi hariya turi akerekeza amaso hano, ko ni itorero rikeneye umurimo. Ubundi ku byifuzo byanjye ndi kwifuza ko tutazaza turi nka korari, ahubwo tuzaza nka Mifemu, tukazana n'umubwiriza, tukazana n'ibitabo, twarangiza tugakora ingando, tukararika, tukabwiriza. Dufite abantu bagomba kudutera inkunga, tugashaka imyenda, tukambika abantu mbese tukahakora ivuna, tukahakambika ibyumweru 2 byibura. Iyi misozi tukajya tubyuka tuyinyanyagiramo, kandi hari n'imisozi cyane mutagira ngo ni imisozi yoroheje, ni uguterera impinga. Iyi misozi tukayijagajaga, tukajya tubyuka mu gitondo tukararika, abari guhinga tukabafasha guhinga, abafite imirimo bari gukora tukabafasha. Ariko byibura ndi kwifuza ko tutazagaruka tuje kuririmba gusa, ahubwo tuzaza dufite ingando. Ariko ntararenga kuri icyo, ndasaba rwose pe ngo umuntu wese mu nkunga ye dutekereze kuri iki gice. Dufite ibitabo byinshi twabitse by'umwuka w'ubuhanuzi, mu mbabarire rero dushake dukusanye tugaruka ahantu tuje kuhatera inkunga, kandi twumve ko ari umurimo tureba. Wabonye gute itorero rya Cyahafi? Itorero rya Cyahafi rigizwe n'abizera bake. Ntago ari Cyahafi, ni Cyahafi. Ni Cyahafi. Nabonye rigizwe n'abizera bake, aricyo nakubwiraga ko hakeneye umurimo mugari cyane, ko site twagiyeho yo amakuru ari uko hari umuntu umwe w'umudivantiste. Rero twakagombye kubatiza imbaraga, tugatiza imbaraga, kuko bafite abizera bake ariko bafite ubwuzu, batwakiriye neza cyane, yewe baratugaburiye, bese nta kintu bashinja, batwakiriye neza. Ariko bakeneye imbaraga zacu, bakeneye ko dusunika, bakeneye ko hari ikintu dukora, kandi rwose dufatanije hari icyo gukora. Nasanze hari icyo gukora. Mureke rwose pe umuntu wese niyifuze gutera imbaraga Mifemu ya Kimisagara, ngo twerekeze umutima kuri iri torero rya Cyahafi. Murakoze cyane. Ngiye kukubaza ibibazo 2. Wabonye gute icyiciro cy'abagore n'abakobwa hano ku itorero rya Cyahafi? Ubuse nkubwire ko uwo nabonye ari umuyobozi, uwo nabonye ni umuyobozi. Bari kure cyane, ariko nge nifuje ko twanababera inshuti. Bari kure, ngewe ntakubeshye, uretse kuba narahasanze umuyobozi wa Mifemu, wenda n'uburyo hari abamifemu bake batwakiriye, ariko baracyari hasi. Bari hasi cyane rwose. Nge nizera ko hari icyo Imana izadukoresha. Urakoze cyane. Nanone ugira ikintu uvuga ku basore n'inkumi baje kuvuga ubutumwa hano kuri iri torero? Byo byakira bite? Wabibonye ute? Ni icyo wabwira abandi basore bagifite imbaraga, cyangwa se n'abagabo n'abakobwa bagifite imbaraga ko bakora umurimo w'Imana? Reka mbanze mbashimire cyane mbikuye ku mutima. Buriya Imana ifite uko ikora umurimo n'uwayo, nanjye narabibonye. Ariko ndimo ndasaba abasore bose, yaba ari ab'i Kigali n'abandi bazatwumva, basi bagera ikirenge mu cyaba abasore baje gukora umurimo hano, kuko bafite umurimo utaboroheye, unabagoye pe. Ndi kwinginga rwose nuko wenda n'umuyobozi wa Jiya ya Kimisagara nanyumva, nibashiremo imbaraga nk'uko bajya gukora inganda ahandi, bakajya gukora ivugabutumwa, bagashinga amatorero ahandi. Ni ukuri niberekeza umutima muri iki gice. Dusoza, bano bagore wajoboye basize imiryango, ni icyo wabwira abo basize? Abagabo bemeye kubaha amatike, bemeye kubaha uruhushya, bakamara iminsi 3 barasize imiryango, bakaza kumara igihe ahangaha hamwe ivugabutumwa.
ahubwo reka amenyesha abagabo ko nubwo baduhaye iminsi 3 babe bitegura no kuduha icyumweru cyangwa umwaka, ibyumweru 2, ukwezi kuko umurimo ni mugari, ariko sinabura kubashimira. Nabashimira mbikuye ku mutima, Imana ibaha umugisha. Kandi mbibutse ko n'ubundi umurimo ni uw'Imana. N'aba bagore Imana yabahaye ni ab'Imana. Kuba babarekura bakajya mu murimo w'Imana nta gihombo. Kandi hari icyizere ko Imana yabanye natwe tuza, ari nayo yasigaranye n'imiryango yacu. Rero reka mbashimire kubw'umurimo bakoze, ariko nanababwire ko nta gihombo bigeze bagira. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Kadusoza, gira ikintu bw'Itorero rya Kimisagara ndetse n'undi muntu wese uzabasha kubona ibikorwa byabereye aha ngaha nuko yakwifuza gutera inkunga hano. Itorero rya Kimisagara, reka mbanze nshimire pasiteri umuyobozi wacu, ngo Imana imuhe umugisha. Ndamushimira ku ruhare rwose yagize kugira ngo mifemize. Shimira abakuru b'itorero bagize itorero rya Kimisagara. Burya byajyaga gushoboka ko batanatwemerera ngo tuze, ariko ndabashimira yuko twaje bakatwemerera. Ariko by'umwihariko ndashimira cyane cyane umukuru w'itorero twazanye. Imana imuhe umugisha. Yaje ari intumwa ihagarariye itorero, ahagarariye abandi bakuru b'itorero, nawe ubukene yarabubonye. Azatubera intumwa yo gutangaza amakuru. Buriya nitugira ibyo tuvuga, arabizi ko ari uzatuvugira, azabona ko ibyo tutavuze atari ibyacu. Itorero rya Kimisagara rero rwose binyuze ku bakuru b'itorero, rikanyura kuri pasiteri Jerome muri bubyumve, afatanye na pasiteri Samusoni, dutera inkunga hano hantu, kuko nicyo mbona cyihutirwa kurenza ibindi byose. Murakoze. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'umwa mu gice cya 13:9, Pawulo yararose arota abantu b'i Makedoniya bari kumuhamagara ngo yambuke azoba batabare. Wabonye hano bakeneye ubutabazi cyane. Naherekare mbivuga, ahubwo ndashimira Imana yatugejeje hano. Umva twaranize, hari ibyo twari tubonye. Iyo biza gushoboka nari kuvuza induru, nuko binaniye nkavuza akaruru, nkasakuza cyane ni nyabuna ni mutabare. Ariko nukuri babyumve ko n'induru nayivugije, natabaje ntako nagize, ni mutabare. Murakoze, turagushimiye. Imana. Amen.